Fernando Alonso uyu nguyu ni umushoferi wa Aston Martin akaba na World Champion inshuro ebyiri, 2005 ndetse na 2006. Uyu muramuzi ni umwe mu bashoferi batatu bonyine bari muri iyi Formula 1 byibuze bafitemo World Championship, kuko izo zifitwe nawe na Lewis Hamilton wenyine ndetse na Max. Rero ejo hashize yagize gutya ahishura bimwe mu bintu abantu batari basanzwe bamuziho muri interview yagiranye n'abantu abanyamakuru ba High Performance. High Performance ni channel nyine nayo ivuga ku bintu bya Formula 1. Rero nagiye nkuramo utubazo duke na duke twari interesting ndatubasharinga, abumva nyine bagifite inyota ubwo bari buze kunyarukira kuri High Performance barebe the full video. Sasa twebwe reka dutangireho ubwo kano kanya. What is your relationship like with Witwara gute mu gihe ugeze mu bihe byo kwishidikanya? Ntabwo ari cyane, ntabwo bikunze kubaho. Uravugisha ukuri? Yego, njyewe rega nzi aho ubushobozi bwanjye bugarukira. Nza muri Formula 1 Michael Schumecker niwe wari uyoboye siporo, ariko ntabwo nigeze niyumva nk'umuswa kuri we. Wenda bwari nk'uburyo bwa kamikaze nari ntangiyemo kariyeri yanjye muri Formula 1, ariko ntabwo nigeze nishidikanyaho yuko turamutse dutwaye imodoka imwe ntamutsinda. Mu tubazo twa nyuma watubwira nk'imyitwarire nk'itatu yaba wowe ndetse n'abantu mubana ibaranga itagomba guhinduka? Navuga nka discipline nigomba kuba iya mbere, ndetse n'ubunyangamugayo, ugakerekaho no kwigirira icyizere. Ngiye nkunda abantu bafite buno bushobozi bwo kukubwira ikintu bakakikumvisha iyo hari ikintu bashaka kukubwira, kuko baba bazi neza ibyo bakora, kandi icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo wari ushoboye gusubira inyuma mu bihe byawe nihe wari gusubira, kandi ni ukubera iki? Nakwihitiramo kwisubira mu bihe by'amashuri bya kera, aho uba ukiri umujene kandi uri free wisanzuye wakora icyo ushaka, ibintu byose bigishoboka kuba wakora icyo ushaka. Rero ibyo byiyumvo nibyo ukumbura nyuma iyo umaze gukura. Mbese ibihe byo ku ishuri nibyo byari byiza kurusha ibindi. Ni iki byagusabye abantu batazi kugira ngo ube warageze kuri bino, cyangwa se kugira ngo ube ubayeho muri ubu buzima ubayeho? Nta birenze, gusa nyine ubura uko wibikira amabanga yawe, kandi nyine ibanga buriya ni ikintu cy'ingenzi cyane. Rero uba ugomba gushaka uburyo ubana nabyo, kandi buriya twese dufite uburyo butandukanye tubana n'ibyo bintu. Gusa njyewe nk'aho nkomoka, ikintu cy'amabanga yacu no kugenda uri umuntu utazwi ni ibintu duha agaciro cyane, ugasanga hari ibintu utemerewe gukora rimwe na rimwe kugira ngo nyine wirinde izo stress. Rero ugasanga ni igiciro kinini tuba tugomba kwishyura. Ku bijyanye ku buzima bw'urukundo ndetse no hanze ya Formula 1, ubu ngubu bujuje imyaka 41, abantu benshi mungana usanga bafite umwana umwe cyangwa babiri, bafite n'umugore umwe cyangwa se barashatse n'uwa kabiri nyuma, ariko wowe nturashaka. Ibi nabyo biri muri bimwe mu byo uba warigomwe. Byashoboka cyane, yego. Nkunda abana, wenda iyo nza kuba ntari muri iyi siporo cyangwa se ntari muri Formula 1, hari igihe nari kuba mfite umuryango wanjye, ariko ibyo ni ibintu utapfa kuhita wemeza. Gusa ntabwo mbitekerezaho cyane. Wishimye ku ruhe rugero? Tubibaze gute, nko ku 10? Yego, ni 9 cyangwa 9 n'igice. Ni iyihe nama iruta izindi waba warakiriye? Nibuka ubwo nari ndi muri go-karting, icyo gihe nari mfite imyaka nka 13 cyangwa hafi aho ngaho, nabaye uwa kabiri muri World Championship. Ni ubwa mbere nari nitabiriye ayo marushanwa, ariko bwari n'ubwa kabiri nitabira amarushanwa mpuzamahanga. Rero kuza kuri podium byari ibintu bidasanzwe. Ubwo nari ngeze mu ikipe yanjye, byasaga ari njye muntu wenyine wari wishimye. Umuyobozi wa mekanike mu ikipe yacu ya go-kart yahise amfata njyana
iruhande ahantu mu came to itente me mu and nguni, put me in one arambwira side ati of the tent, ishime and he nta said, kibazo, "Be happy, ariko hano enjoy, nta but bintu don't, byinshi there is byo no much to guserebura bihari. celebrate." Kuba wabaye wa kabiri Second, bivuze ko uri the umuntu first uhagarariye losers abantu batsinzwe. in sport, Muri siporo you rero win uratsinda or you cyangwa don't. ugatsindwa. Being Kurangiza uri uwa second, kabiri, uwa seventh, karindwi or cyangwa 11th uwa cumi na rimwe, is ibyo the same. ntacyo There bivuze. is only one Hano guy hari with the umuntu umwe trophy, watwaye and igikombe it's not kandi uwo us. si twe. Rero So I ndabyumva ufite understand your emotion, amarangamutima but menshi, it's ariko hano nothing to nta kintu gihari celebrate. cyo It was kwishimira. shocking because I was 15 Byarantunguye. and I Urumva icyo thought gihe that nari that nkiri umwana was w'imyaka cumi really n'itatu, numvaga nakoze neza. rude, and that Nk'umwana was really byarambabaje, bad, ariko uko for igihe a cyagiye kid. gihita But then nagiye with time, byumva I kandi mu understood that by'ukuri ari inama nziza muri that was a rusange. good advice in general, By'umwihariko nko muri siporo niko especially in the bigenda, sports tuba turi when you guhatana, are competing uratsinda for cyangwa something, ugatsindwa. you win or you don't. As you Iyo reflect on usubije your amaso career, muri what kariyeri is yawe, what remains ni the akahe biggest gahinda ubona disappointments that you wagize used mu as buzima fuel at the ku buryo time to gahora push through? kagusunikira imbere gukora ibintu byiza? Mu by'ukuri biragoye kuba navuga nk'ikintu kimwe gusa. It is Ufite difficult byinshi? Oya nanone to ntago mu really mutwe mba say mfitemo byinshi. You think much about them? one. No, I don't think much. Wenda dusubije I nk'iminsi will nk'inyuma, probably nagenda wenda go back in nkahindura time. nkatsinda You nkatwara change championship things. na Ferrari. Byibuze nicyo kintu cya mbere Winning a nahitamo championship with Ferrari, that ndamutse will mbonye be nk'ububasha probably bwo gusubira the inyuma first mu thing that gihe I choose if bibiri I na can go cumi back in ndetse time, na bibiri na 2010, cumi na kabiri 2012, nari or gutwara win a few championship. laps to Iyo win a nza kuba ari championship. utuntu That nahinduyeho mu turapu probably dukeya twa nyuma, have wenda changed a little bit byari buhindure the wenda outcome of n'ibindi many bintu things and byari the bukurikireho history nyuma. behind of Mu by'ukuri ako few niko things. gahinda nagize kuba aho ngaho That was ntarahitwayemo neza. disappointing for sure. Ariko To nanone lose those. murabizi byagora And kugira icyo then uhindura, kuko n'ubundi uba ugomba as I gukorana said, n'ikipe yawe because nanone, kandi this is ukaba ugomba difficult to gutegereza change and yuko you never imodoka know, yawe you igomba depend kuba imeze of many other neza. people and Muri other make teams as well biragoye and no kuba performance of the cars and wanagira icyo things. It's wicuza, difficult kuko akazi kenshi to ntago kaba regret kari mu something biganza because byawe. this is out of your hands.